Amen. Reka ntware iminota mike mbibutsa ikintu navuze ejo. Ndatwara iminota mike nyibibutsa ari ukuntu ejo siganje hano hatagize uze konjamo akantu volume gato. Haleluya. Muranyumva neza? Haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo baravuze ngo ni kugira imbaraga zo mu mutima. Ejo narababwiye mbasomera ibyanditswe ntari busubiremo, ariko ndababwira mbasomera muri Luka 1:80 havuga ngo uwo mwana arakura, nako ni Yohana Umubatiza yaravutse ajya mu butayu. Bibiliya irambwira ngo akura agwiza imbaraga z'umutima. Yesu amaze kuzura umwuka wera, Imana imujyana mu butayu. Aba bantu dusoma kubara 14:8 ngo Abisiraheli Mose abatuma gutata igihugu, ariko yabatumye bari mu butayu. Ejo narabwiye ngo ntabwo imbaraga z'umutima ziva handi, ziva mu butayu. Mu butayu niho hakuriza imbaraga z'umutima. Impamvu ibera mu butayu ni iki? Narabwiye ngo mu butayu niho imiterere y'umuntu igaragara, niho ingeso zigaragarira, niho Imana icurira abantu kugira ngo iberekane. Imana rero itegura umuntu mu butayu. Imbaraga z'umutima nta handi ziva mu butayu. Niba uzi ko uri buzikura ahangaho ukagenda, reka nkubwire ngo imbaraga z'umutima ntabwo ziva ku ifiriti, ziva mu butayu. Niba ushaka imbaraga z'umutima banza wihanganira ibyo unyuramo. Ejo nabwiye ngo ibyo tunyuramo ni ibidutegura, ntabwo ari ubitwica. Haleluya. Iyo utari wamenya ubutayu bwawe nta nubwo umenya imbaraga z'umutima uko zimera. So imbaraga z'umutima rero bene data nta handi ziva mu butayu. Impamvu zima mu butayu ni iki? Ni ukugira ngo Imana igutegure mu butayu, ni winjira mu masezerano utazibagirwa. Imana yabwiye Abisirayeli ngo muri hano mu butayu dore mugiye kwambuka, ariko ntimuzibagirwe, nimubona amazu mukayabamo ntimuzibagirwe. Ariko imbaraga zituma batibagirwa Imana yazibahereye mu butayu. Mu butayu wakira imbaraga z'umutima kugira ngo nutangira kugenda mu ijipe itakumaramo za mbaraga z'umutima. Abadafite imbaraga z'umutima bakitera bakajya i Kanani bibagirwa Imana yo mu ijuru. Ariko uw'Imana yahamagaye ikunyuza mu butayu kugira ngo nubone ijipe utazibagirwa ya Mana. Rero imbaraga z'umutima zibonerwa mu butayu. Iyo wihanganiye ubutayu niho imbaraga z'umutima. Ejo nabwiye ngo impamvu yindi mu butayu nuko mu butayu uba uri hamwe n'Imana yawe wenyine. Nta antu buhari, nta anko, ni ahantu uvugana n'Imana gusa. Mu butayu abandi baragusiga ugasigana n'Imana. Impamvu ubutayu ari umukozi w'Imana, ubutayu butwegereza Imana twabishaka tutabishaka. Amen. So njabwira abantu ngo gukizwa niki? Iyo utari wagera ahantu ibintu byose ubibonera mu bushake bw'Imana, tuba dufite ikibazo. Ubundi ubuzima bw'umurokore wakiriye Kristo, ikintu cyose kimubonye imbere agisobanura mu buryo bw'ubumana. Amen. Niyo mpamvu njabwira abantu ngavuga ngo nge ubuzima bwanjye mvuga gake shitani, ntabwo mbashuka. Ubuzima bwanjye kuva kera ni abantu harabo najyaga nyobora ndi Butare nkabwira ngo sinjya mvuga shitani kuko nta sano mfitanye nawe. Nikimbayeho ngasitara ndavuga ngo urakoze Mana, ntabwo Satani azamo. Kubera iki? Ubuzima bwawe bwose iyo ubujyanye mu gisobanuro cy'Imana ubana n'Imana. Uko ukomeza kwakira Satani mu bitekerezo ajya mu bitekerezo. Uko ukomeza kwakira Satani n'abadayimoni n'abazimu mu mvugo baragutwara. Uko ukomeza kwakira Imana, Imana ibana nawe. Mu butayu rero niho umuntu yakira Imana, yagera mu masezerano ntazayagwemo. Mwihanganire mu butayu ahubwo mwumve ijwi ry'Imana. Ikindi mu butayu amajwi yose araceceka ukavugana n'Imana. Mu butayu andi majwi urayafunga, uwo munsi ukavuga ngo ninjye nawe Mana. Imana ikakuzuzamo ibyayo, ugasohoka mu butayu amajwi y'abantu yasigaye. Niba ushaka imbaraga z'umutima
ziva kireka mu butayu. Reka babwire iki cyakubabwira uyu munsi nitonze. Kalebu na Yosuwa ngo Imana irabwira ngo nimugende. Ndashaka kubabwira amagambo abiri nkasoma icyanditswe cya Obadiya nkasoza. Yarababwiye ngo Imana ijya kohereza Kalebu na Yosuwa n'ababatasi. Yarababwiye ngo nimubatinye. Subira muri iryo jambo. Nimuba ndena ngo umuntu wose arivuge nimuba. Ongera nimuba. Nimuje. Nakajambo koroshe ariko katubujije kwinjira. Ikintu cyitwa ubwoba. Yesu amaze kuzuka, ikintu cya mbere yabwiye intumwa ze yabwiye ngo mwitinya. Iyo usomye Bibiliya usoma n'ibyanditswe byinshi bivuga ngo nimwitinya. Yesu ajya guzura umwana wa Yayiro yaramubwiye ngo rata Yayiro ngo witinya izere gusa. Ngiye kukubwira ikintu gikomeye, kwizera hejuru y'ubwoba. Ndagusengera ngo wakire kwizera ariko gusumba imbaraga ubwoba. Reka mbabwire simba nciye intege, ziriya nzozi twarose mu kanya ntushobora kuzirotora ugifite umwuka w'ubwoba. Umwuka w'ubwoba ubujije inzozi nyinshi. Niyo wazivuga 80% udakubise umwuka w'ubwoba ntabwo inzozi zisohora. Hano twicaye dupfanye inzozi kubera umwuka w'ubwoba. Imana yohereza abatasi irabwira ngo ariko ndabizi ndabohereje, ariko reka mbahamba banze mbahe itegeko ntimubatinye. Bwira mugenzi we ngo ntubatinye. Aramubwira ngo ntubatinye kuko nimutinya ntabwo misiyo muyigeraho. Torero ry'Imana, ubwoba bwacu bwarenze kwizera. Amaso yacu areba Abanaki aho kureba Imana. Mwibatinya. Amen. Ejo nababwiye ngo ijambo dusoma hari ijambo tugisoma ibintu bikagira kondisiyo. Hari igihe wishimira amasezerano afite kondisiyo utarebye kondisiyo. Iyo wishimiye isezerano utasomye kondisiyo yabyo ntacyo rikumarira. Rimwe nzasaba Oliva mu yindi seminari muzareke tuzagire seminari y'ikiganiro. Twicare tubazanye tujye muri Bibiliya tumenye ijambo ry'Imana. Twicare tubazanye Bibiliya ivuga iki? Kondisiyo. Hari igihe wishimira isezerano ngo ndabarya nk'umutsima, ariko Imana ikavuga ngo niba Uwiteka kwishimira. Ukibagirwa ko kano ukishimira kubarya nk'imitsima, kandi hari kondisiyo ivuga ngo niba Uwiteka twishimira turabarya nk'imitsima. Mbere yuko ujya kubarya banza ubaze ngo Uwiteka aranyishimira. Nugenda atakwishimira aho kugira ngo ubarye barakurya, kandi Imana ikomeze yitwa Imana. Namwe muzabwira ukuri kwa Bibiliya n'abashuka. Amasezerano yose mwiyashima. Soma kondisiyo. Ndaje ndabarya nk'imitsima. Ubwoba mwenda basengera ngo uyu munsi ngiye kuvuga ukwizera kuri hejuru y'ubwoba. Mu minota nk'itanu ubundi mvuge cyanditswe kimwe dusoze. Kwizera kuri hejuru y'ubwoba. Amen. Haleluya. Ubwoba ni intwaro ikomeye umwanzi akoresha guhagarika abantu b'Imana kwinjira mu basezerano yabo. Ubwo reka mbabwire, ntabwo ubwoba ari emotion, ntabwo ubwoba ari amarangamutima. Bibiliya irambwira mu Timoteyo, ni Timoteyo kangahe? Ntabwo twaho umwuka w'ubwoba. Ni Timoteyo kandi mbebeke untanga yahaso ahare. Ni Timoteyo 1:7.
urakoze mfungura gato. Timoteyo 1:7 Timoteyo Imana igumugisha. 1:7 Timoteyo wa 2 Timoteyo wa 2:7 Ongera ru Imana igumugisha. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Yesu ashimwe bene data. Amen. Haleluya. Ubwoba ni umwuka. Ubwoba ni umwuka. Ubwoba ntabwo ari emotion. Ubwoba ni umwuka. Biraho kuko umutaha umwuka w'ubwoba. Rero ikintu cyose Uwiteka atateye reka kiranduke mu izina rya Yesu. Niba Imana itaratanze umwuka w'ubwoba, uwo mwuka w'ubwoba waje uturutse he? Ukwiye gusubiraho waturutse mu izina rya Yesu. Tujye twiga gusengera mu ijambo. Uwiteka ntabwo wampaye umwuka w'ubwoba. Ubwo uyu mwuka w'ubwoba utaguturutseho, ntabwo wemerewe kuba mu buzima bwawe, kuko ntabwo wawuhawe n'Imana. Ni gute ikintu utahawe n'Imana ucyemerera mu buzima bwawe? Umwuka w'ubwoba ni umwuka. Izi nzozi muvuga tumaze kurotora, izi nzozi mwari mwabona umuntu namwe bijya bitubaho, ugatangira gutekereza umushinga, ukajya kuwutangira utari ko ejo nahomba, ukajya kuwutangira ejo bazanseka. Akantu kose ujya gutangira cyanditswe muri Luka 1:8 ngo Yohana yarakuze akuza imbaraga, agwiza, biragatsindwa gukura tugwiza imyaka tutagwiza imbaraga z'umutima. Uzi ko hari abantu dukura tugwiza imyaka pastor, imyaka ikagwira ariko ukabura ikindi kintu cyagwiriye. Tukagwiza imyaka gusa, imyaka ikaba 80 tugwiza imyaka gusa. Biragatsindwa gukura tugwiza imyaka idafite imbaraga zo mu mutima. Ariko ngo Yohana we akura ariko agwiza. Biragatsindwa kuba mu itorero dukuza imyaka tumaze mu itorero ariko nta mbaraga z'umutima. Niyo mpamvu ntihazajye ugukangisha imyaka maze mu itorero. Tekada. Ni nk'uko wakuru urya nabi ntago biguhindura ko ufite imirire myiza kuko ukuza uri nabi imyaka myinshi. Imyaka maze mu itorero ntabwo ima, ahubwo ikingira umunyetorero ni ugukura ngwiza imbaraga z'umutima, ngwiza iyerekwa ry'Imana. Dufite abantu tumaze imyaka mu itorero ariko nitwari twamenya no gusenga, kuko turakuza imyaka. Imana iguhe gukuza imbaraga z'umutima, wo gukuza imyaka yonyine. Hari igihe nigeze kwanga ko banserebure imyaka y'amavuko. Nari narihaye ko buri mwaka azajya nkora ikintu gishya, nkagura nk'ikibanza. Noneho rimwe nza kugira umwaka wabayeho kubera impamvu nagize sinagira ikintu nkora. Uwo mwaka mu kwa 12 nibwo baserebura imyaka yanjye yo kuvuka. Ngiye kuhagera mbona mu rugo bantunguje cya kindi pate
ndarakara ndavuga ngo ntabwo mwari mubwiye mukwiye kubikora, kuko uyu mwaka nagwije umwaka nta kindi nagwije. Ntabwo nkwiye guserebura uyu mwaka nta kindi nagwije. Nagwije umwaka gusa, umwaka udafite ikindi kintu nakoze uyu mwaka kuri njye wabaye imfabusa. Ariko kwa ko bari babikoze ndihangana ndabyakira. So gukuza imyaka nta kindi kintu dukujije, nta mbaraga zo mu mutima dukujije, ntibikabeho. Ubwoba rero, haleluya haleluya, abantu ntabwo kuko mutahawe umwuka w'ubwoba. Iyo usomye Bibiliya yose ntabwo nabisubiramo. Iyo usomye 41 Yesaya 10 havuga ngo witinya kuko ndi kumwe nawe. Wasoma Timoteyo, wasoma Yosuwa, wasoma Zaburi, Bibiliya yose yuzuyemo ijambo witinya, yuzuyemo ijambo witinya. Natwe twese uko turaha twishwe n'ubwoba, ariko igihe umuntu kwizera n'ukwizera hejuru. Nagiye kwa muganga, hari ukuntu nigeze kurwara umutwe, none numva none njya kwa muganga. Muganga arambwira ngo ariko ngo ufite, ngo turabona ibintu ntarinzi na gato, ngo urwara umuvuduko ni hoya, ngo si wanyu hari urwara. Ndamubwira nti barurwaye, ntibarurwaye mu rugo bose, hafi ya bose, nako ni bose, ariko nje ntabwo ndi uwabo. Ngo ntabwo uri uwabo, ini nari uwabo kera, ariko narongeye ndavuka, ubu ndi uwa Kristo. Amaraso yanjye ntabwo akiri iwabo. Rero nta ruhererekane rw'indwara zo kwa data ngomba kugira, kuko ntabwo nyiri uwabo. Umuganga araseka arambwira ikikubwira ko ntari uwabo, aho iturutse ngiye kuyisubizayo. Ndagenda nkora siporo, ejo bundi kuwa kangahe nsubirayo gupima ibipimo. Uwo mudokiteri akimbona, nguko ndeba ku maso hakeye, ngo ni ibiki wakoze. Sinabikubwiye se, ndabyuka nkasirimba. Siporo nkora ni iyihe? Mu gitondo ndabyuka nkasenga, namara gusenga nkashyiraho mikoro, nkashyiraho igisirimba, nkashyiraho kutari mu mutwe, nkasirimba muri solo, nkakora siporo nsenga. Ngiye arambwira ngo nta kibazo ufite, ariko bivuye nasirimbye. Kubera iki? Ubwoba bw'umuvuduko nabucishije bugufi, nzamura imbaraga z'Imana muri nje. Amaso y'umwuka areka kureba umuvuduko, atangira kureba Kristo. Haleluya! Iyo amaso y'umutima atangiye akareba ikibazo, Imana ikagabanuka. Umva ikintu kitwishe, amaso yacu areba ikibazo kinini, hanyuma Imana kakaba gato. Ikibazo, amaso yacu areba ikibazo kikaba kinini, yagira ku Mana yacu ikaba kadomo. Ngo umwana yarebye indege mu kirere, ati mbese papa, ati kariya ni indege? Ati ni indege. Ati ko ari gatoya se papa? Umunsi umwe ngo irarandinga igera ku kibuga, atwara wa mwana, ambwa ati ko se papa, iki nicyo twarebaga? Papa wati nicyo. Ati ko cyabaye kinini? Aravuga ati mwana wanjye, uko wegereye ikintu ubona ubunini bwacyo, iyo uri kure yacyo ubona ubuto bwacyo, iyo uri imbere y'Imana hafi yayo ubona ubunini bw'Imana, iyo uri hafi y'Imana ubona ubunini bwayo, iyo uri kure yayo ubona ari akadomo. Ayo ni amaso adafite ubwoba. Amaso afite ubwoba arebera Imana kure. Niyo mpamvu Kalebu na Yosuwa barebye Abanaki
iki? Koko bari bahari, ariko amaso ya Kalebu na Yosuwa arebye Abanaki, arongera areba Imana, aravuga ati dushingiye ku Mana tuzi turabarya nk'imitsima. Reka nkubaze, amaso yawe arareba iki? Amen. Amaso arareba iki? Reka some cyari tuke kimwe nsoze, ibindi nzabyihorere. Haleluya, haleluya. Ndashaka ngo dusoze tugende kare. Ubwoba ariko reka mbere ntabyinjiramo, ntabwiriza twakererewe. Ubwoba bugira igihanda kinini. Dawidi yahuye na Goliyati. Dawidi arebye Goliyati kuko yamusuzuguye, aravuga ngo unteranye uducumu n'agacumu wa gahungu, ndi intumbi y'imbwa. Ariko Dawidi akimubona bya bipimo ni minini, aravuga ati ngewe Dawidi nimutera mu izina ryanjye n'ukuntu ndeshya. Arangije amusuzugura, amubwira ngo ngewe nguteye mu izina. Aravuga ngo wowe unteye mu izina, ariko ngewe ntabwo nje mu izina ryanjye. So Dawidi amaso ye ava kuri Goliyati, ahita areba Imana, aramubwira ngo ngewe unteranya agacumu n'uducumu, ariko ngewe Dawidi nguteye mu izina ry'Uwiteka. Bisobanura iki? Dawidi yavanye amaso kuri Goliyati, aravuga ngo nubwo uri muremure, Imana ya Isirayeli ntabwo yisumba. Amaso ya Dawidi ava kuri Goliyati, areba Imana. Aho hantu ureba have, reba Imana. Vana amaso kuri kanseri, vana amaso ku bukene, reba Imana. Aho ni no hava igitangaza. Igitangaza kiva kuvana amaso kuri Goliyati ukayashyira. Amen. Ikindi, ubwoba butuma umuntu ahunga urugamba. Babantu babanaga na Dawidi, abishe babonye Goliyati ngo bose bakajya mu mwobo, ariko Goliyati kubera ko Imana asatira Goliyati. Dawidi uko asatira Goliyati, iyo Imana usatira ikibazo ntugihunga. Kandi kankubwire, Goliyati utishe arakwica. Nta muntu ukwepa Goliyati. Uramukwepa uyu munsi mu gitondo umwirengagize, ejo azavuka. Imbaraga ni ugusatira Goliyati, ukamwica igihanga, ukavuga ati nizeye ko ndakwishe. Nigeze gusenga ndota umuntu ntavuze izina, bamwiba inkweto. Barazimwiba, byutse ndavuga bamwibye inkweto, ndasenga. Ndabango ndarekeraho gusenga nuko mbonye zigarutse. Ndasenga ndongera mbona zigarutse, kandi koko sanga bari bazimwibye. Ibyo ivuga ni iki rero? Ntabwo nshaka kuvuga ibyo. Icyo nshaka nuko iyo ubonye ikibazo, ubwoba butuma ugihunga ukajya mu mwobo, ariko kwizera gutuma ugisanga ukakibwira ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka. Amen. Amen. Ariko reka mbabaze ikintu kimwe, ibi wabigeraho ute? Ibindi by'ubwoba ndabiretse, ni byinshi byo wabigeraho ute? Icyo amakuru ushaka kuganira iki? Imana iguye kwizera kuri hejuru y'ubwoba. Ugenda nawe muri biya yawe ushakisha ibyanditswe byose bivuga ku bwoba, Imana igukiza ubwoba. Ariko niki kibigushoboza? Ikintu gituma utsinda ubwoba, utsinda ubwoba ni ikihe bene data? Icyambere ni ukumenya karakita y'Imana,
imiterere y'Imana, karagiteri y'Imana. Bene data abakristo, dusenze nabi kubera kutamenya imiterere y'Imana. Reka mbaho urugero ku miterere y'Imana. Umuntu yasenze aravuga ngo abanzi banje mwami haguruka, abanzi bagiye bate? Abanzi kankubwire imiterere y'Imana. Ntuzibeshye, umwanzi wawe ntabwo ari umwanzi w'Imana. Reka mbabwire muri Bibiliya, context ya Bibiliya, umwanzi w'Imana ni uwuhe? Umwanzi w'Imana ni umwe gusa. Umuntu Imana yita umwanzi numwe, ni umuntu cyangwa ikintu gihagarara imbere y'ubushake bw'Imana, nicyo gihinduka icyanzi cy'Imana. Yaba umuntu, yaba indwara, yaba imiterere, uwo niwe mwanzi w'Imana. Ariko umwanzi wawe ntabwo buri munsi ari umwanzi. Tujye dusenga neza. Hari igihe twaba victime yuko dusenga ngo Mana atatanya abanzi, kandi ukaba ari we wa mbere w'umwanzi. Mana haguruka, abanzi batatane. Imana itari kuyu muntu azi ibyo asengera. Haguruka abanzi batatane. Waba uri umwe ubuze ubushake bw'Imana ukaba umwe mu banzi bayo. So gusenga nabi, kutamenya imiterere y'Imana bituma dusenga nabi, tugahora mu bwoba, tukaba ingaruka z'ibyo dusenga. Uvuga ngo Imana imukura imbere, wasanga ari Kuro uzatabara Abisirayeli. Kuro dusoma handi tujya tuvuga ngo nzakujya imbere, ahadatunganywa iki nzakujya imbere. Uriya mugabo witwa Kuro ntabwo yari umwisirayeli, ntabwo yari umurokore. Imana yamuhagurukije ari umunyamahanga ajya gutabara itorero, ntabwo yari umurokore. Ushobora kubwira Imana ngo ivane imbere y'umuntu kandi ari Kuro. Bene da, ntabwo gereza zose zirimo abajura, harimo na ba Yosefu. Gereza zose ntabwo zirimo abajura, harimo ba Yosefu bari muri gereza bategereje gusohoka ngo Imana iberekane. Ntabwo imva zose zirimo abapfu, hari izirimo Yesu uzazuka. Ntabwo umusaraba wose ufite umujura, hari umusaraba ufite Yesu. Mwitonde, imisaraba yose ntiriho umujura, hari ufite Yesu. Hari uri ku musaraba ariko ari Yesu, hari uri muri gereza ariko ari Yosefu. Twige kumenya imikorere y'Imana. Umurokore wamenye imikorere y'Imana ntapfa gupfa. Zaburi 25 waravuga ngo Mana unyigishe inzira zawe, unyereke iki? 25:5 imigenzereze yawe. Inzira z'Imana iyo wazimenye, icyama Imana ikabaha umwuka wera, akabaha kumenya imigenzereze y'Imana n'inzira zayo. Ntabwo ari nk'izacu, n'imishengere yawe yahinduka. Haleluya, haleluya, haleluya. Muzi impamvu Yesu wa mugabo ninde? Nako wa mugabo Satani. Muzi impamvu Yesu yabaje Satani? Nako Satani yabwiye Yesu ngo ubwami bwose n'ubwanjye. Akamuha kondisiyo, Yesu akamwihorera. Muzi impamvu? Hari ibintu kababwire, hari ibintu Imana yashyizeho mu itegeko ryayo bidahinduka. Reka mbaho urugero. Imana yaravuze ngo shyize inzira ebyiri, hitamo urupfu cyangwa ubugingo. Kuva uwo munsi Imana ntabwo ijya yivanga mu myanzuro yawe. Kandi isubiremo abaroko icyamba tukaziga umwanya ubugiye aho nyamashango twige gukira mu mbaraga z'umubiri n'umwuka, n'ukumenya imiterere y'Imana. Yesu biravuga ngo gushize inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu.
guhitamo n'ukwawe. Kuva icyo gihe Imana nijya yivanga mu mahitamo y'umuntu. Nuhitamo nabi urapfa bagushyingure, Imana ihagume. Nimitamo ntabwo kuva uwo munsi, reka nyivuge absolute, ntabwo Imana ijya yivanga mu mahitamo yawe. Kubera cyo Imana yiyambuye ubwo bubasha kera irema umuntu, yiyambura ububasha. Imana icyo gihe Satani abwira Yesu ngo ubutunzi ndabuguha, itegeko ryavugaga ko ari byo koko. Yesu aramwihorera kugeza igihe Yesu apfiriye, arazuka. Amaze kuzuka aravuga ngo noneho nahawe ubutware, ariko mbere ntabwo bwari ubwe. Mubizi Satani yabwiye Yesu, Yesu aricecekera kuko nta jambo yari afite, kuko ubwami bwari bwa Satani. Hari aba twasengana gushenda, ndabwira ngo nitujya gusenga hari ibintu bitatu kujya kuva mu kimwe. Icyo bita itegeko ry'agace. Hari ibintu isi y'umwuka yakoze mu itegeko, iyo utari wahinduye iryo tegeko mu isi y'umwuka. Reka nguhe urugero. Ushobora gutura ahantu, ugahatura barahatambiye igitambo kivuga ngo uyu muntu ntazabyara. Kugira ngo bihinduke nuko rya tegeko uvana bwa butware bwa ka gace ukabwambura imbaraga, ukahashyira ubundi butware. Rya tegeko ryari ryarashyizweho ukarihindura, hagakora itegeko ry'Imana. Hari ibintu byabayeho mu isi y'umwuka by'itegeko. Ni abasize mu mwuka, ibyo ni amategeko. Yesu abwira Satani, nako Satani abwiye Yesu, Yesu aramwihorera kuko nta butware yari afite. Ariko amaze kuzuka aravuga ati noneho nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Satani wongera uvuge, ubyari ibyawe nabikwatse, abari abawe nabakwatse, ubwami bwawe nabukwatse. Ariko byabaye Yesu amaze kuzuka. Mbere yo kuzuka bwari ubwa Satani. Ayo ni amategeko yashyizweho. Nabwiraga rero ngo Imana yaguhaye gutoranya. Muribuka impamvu igihe Yesu yajyaga gukiza umuntu, yavuga ngo urashaka gukira. Yesu ni muntu ki ureba umuntu atabasha kugenda akamuza abashaka gukira? Uzi impamvu? Kuva kera itegeko ryo guhitamo ni iry'umuntu. Nubu hisemo ngo ndashaka gukira, urakira. Niyo mpamvu uhitamo ngo ngiye kureka inzoga ukazireka. Reka mbabwire bene data, reka mwari muzi ko hari n'abantu barese inzoga badakishijwe. Hari abantu bafashe icyemezo cyo kureka inzoga umwuka wera ataje. Ntimubizi? None kubera ko amahitamo y'umuntu ari mu maboko yawe. Nuhitamo neza urabaho neza, nuhitamo nabi uragira ingaruka zo kubaho nabi. Nta bindi. Mwifurije guhitamo neza mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo mwifurije amahitamo meza. Reka soze muri Obadiya dusenga, nako nge nijye usenga gusa dutahe. Obadiya 1:17. Obadiya 1:17. Yes, Obadiya. Ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, kandi hazaba hera, kandi ego bazasubirana ibyabo. Ongera gato. 17. Ariko ku musozi wa Siyoni hazaba ego komeza ma. Ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, kandi hazaba hera. Ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo, kandi ab'inzu ya Yakobo bazaba umuriro, n'ab'inzu ya Yosefu babikirimo icyawo, n'ab'inzu ya Esawu babe nk'umurama,
bazabatwika bakongoke 17 ariko ku musozi wa Siyoni hazaba abarokotse yego kandi hazaba hera ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. hanyuma 9 rimwe 9 no nicyo gice ariko usubira inyuma ku wa 9 ku murongo wa 9. yego Temani we intwari zawe zizahagarika umutima bituma umuntu wese wo ku musozi wa Esawu yicwa n'icyorezo. ongera. Temani we intwari zawe zizahagarika umutima bituma umuntu wese wo ku musozi wa Esawu yicwa n'icyorezo. Imana ibaho umugisha. Bibiliya ni mushaka muzireke. Bibiliya hano dusomye imisozi ibiri. Bibiliya irambwiye ngo uwa 9 aravuga ngo Temari we intwari zawe zizahagarika umutima bituma umuntu wese wo ku musozi wa Esawu azicwa. 17 haravuga ngo ariko ku musozi Siyoni ho hazaba barokotse kandi hazaba hera ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Mwumvisha imisozi ibiri, umusozi wa Esawu n'umusozi wa Siyoni. Ariko ku musozi Siyoni, ariko bari ku musozi wa Siyoni, ariko ku musozi Siyoni hazaba abantu barokotse. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo hazaba abantu bagize deliverance, hazaba abantu babatuwe, hazaba abantu batakigoswe n'imyuka, hazaba abantu bari delivered, hazaba abantu batagifite ikintu kibagose. Ku musozi Siyoni, umuturage wa Siyoni agomba kuba ari umuturage wabatutse, agomba kuba ari umuturage wabaye delivered, kandi agomba kuba uwera. Ab'Isiyoni bagomba kuba bera. N'itegeko ni nk'uko bavuga ngo umuntu wese uri mu Rwanda amakamara amezi 6 afite uburenganzira butora. Umuntu wavukiye mu Rwanda yitwa umunyarwanda. Iryo ni itegeko agengwa n'amategeko y'u Rwanda. Ku musozi wa Siyoni itegeko riravuga ngo hazaba barokotse, hazaba bari delivered, ababatuwe. Nta bazimu baba muri Siyoni. Haleluya. Nta bazimu baba ku musozi Siyoni, nta marozi ari ku musozi Siyoni, n'abantu Siyoni. Amen. Haleluya. Haleluya. Ku musozi Siyoni hari abantu barokotse. Umusozi Siyoni ninde? Uyu munsi umusozi Siyoni ni muri Yesu. Yesu niwe Siyoni. Haleluya. Uzima munavuga ngo sinyavuga Satani, sinyavuga imisimu. Ninjira muri Siyoni umuzimu ugenda utawuvugiye. Reka ngisubiremo. Iyo winjiye muri Siyoni nta muzimu winjira muri Siyoni. Haleluya. Nicaye muri salo senga mu gitondo ngira gutya, hari ukuntu senga nkatuzaho. Ngiye kubona mbona umukozi w'iwanje azanye inzoka. Ariko rero nicaye kwa kundi mu izina rya Yesu. None amvuye ashaka kuvuga niki? Narakangutse ndavuga ngo ariko marayika ubu mwarangaye ku buryo uyu muntu abacakangiraho. Murumva iyo confidence, murumva uko kwiyumva muri Kristo. Ibyo babyita gusobanukirwa uwo ari we. Buriya perezida reka no kuvuga perezida na meya, umunyacyubahiro wese
iyo ahagaze aha ntabwo yita ku mutekano we. Hari abandi bashinzwe protokole. Icyama tugasobanukirwa. Noneho ndamaze kubirota nico ndavuga ngo mwaba marayika mwe, ni gute murangara kugeza ubwo umuntu ava hari yakinjira muri salo yanjye mwarebaga hehe? Aho nimuzongere. Nimuzongere. Kubera iki? Ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse. Niba winjiye ku musozi Siyoni, ibyo urwana nabyo nibikureba, kereka niba uri ku musozi wa Edomu. Ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, kandi abaho hazaba bera, ndetse ab'inzu ya Yakobo basubirana ibyo banyazwe. Niyo mpamvu bavugaga umusaza Rutebuka ukuntu yari ameze, yari akiri hanze, yinjiye muri Siyoni, ibyo yari yaranyazwe byinjira muri Siyoni. Iyo umuntu yinjiye muri Siyoni hari ibintu bitatu bibaranga. Icyambere, bakorerwa deliverance, barabahoka. Icyakabiri muri Siyoni bababera. Icyagatatu muri Siyoni basubizwa ibyabo. Haleluya. Abari ku musozi Siyoni, haleluya. Haleluya. Abari muri Siyoni, haleluya. Amina. Ku musozi Siyoni basubizwa ibyabo. Abari ku musozi Siyoni, haleluya. Uyu munsi abari muri Edomu ndabasaba kwimuka. Ngo ariko ku musozi wa Edomu ngo abaho bazicwa n'inkota. Abo nibo banzi b'Imana. Ariko abari ku musozi Siyoni bazaba barokotse, kandi bazasubizwa ibyabo. Haleluya. Amen. Ku musozi Siyoni, mu Cyongereza babivuga neza, bavuga ngo hazaba deliverance, hazaba kubohoka. Ni ukuvuga ngo muri Siyoni nta kubohwa, kuri Siyoni nta bazimu bakuzunguza, muri Siyoni oya, muri Siyoni nta murozi yinjira, niyo byohereje bigaruka ku rukuta. Haleluya. Muri Siyoni niba harogera, niyo babigerageje bibagarukaho, kuko muri Siyoni icyama mukarekeraho kurwana na dayimoni mukinjira muri Siyoni. Sara niba tajyayo bizahuraho. Siyoni aho niho muri Yesu muzima. Muri Yesu ntabwo wahamagara amaraso ya Yesu ngo yavange n'imizi. No. Hari igihe mubivuga ngo mvagenda kanshi mwumva ngize ifuhe. Ntabwo imizi muyinjira amaraso ya Yesu yageze, ntibishoboka. Turimo kwambura akazi amaraso ya Kristo. Hari bitavangwa nshuti yanjye. Ntabwo imizi muyegeraho amaraso ya Kristo ari. Uribuka Yesu ageze ahantu ngo wa muntu wari ufite imizi maziritse mu irimbi, ngo Yesu akihagera umva ukuntu imizi yamubonye, iraba ngo duhuriye mwana w'Imana. Duhuriye bivuga iki? Ubundi dupfana iki? Twakwejyana dute? Abazimu babaza Yesu, duhuriye he Yesu mwana w'Imana? Kutwegereye duhuriye waturetse kutwegereye. Uko niko ab'i Siyoni babaho. Nta mugabane. Yesu akihagera abazimu bati duhuriye he? Ni gutugeza
ni gute ko duhuriye Yesu mwana w'Imana uje kutwica uje kuturimbura mwagiye muri Siyoni koko mwakwinjiye muri Siyoni ntambara ntabwo ari izanyu muri Siyoni barazirwanira aho niho bavuga ngo urugamba si urwawe ni urw'abanyasiyoni. Hari umuntu watubwiye ukuntu yagize ingorane mu rugo ngo abantu baraza barakomanga ngo bakomanze ngo arabwira ngo rero yicara muri sava ngo Yesu we bariya barakomanze ariko iyi nzu ni yawe genda bakingurire niba ubishaka bakingurire bakora ibyo bashaka ngo barakomanga bagiye kubona batewe n'ubwoba burabica barirukanka kuko bakomanze ku rugo rw'injiye Siyoni urugo rutuye Siyoni bigeze reka mbaye ibintu uhamya mbasengeye tugende iwanjye haje hari hamaze iminsi avugira igihunyira ngo yego ko nawe ugize ubwoba noneho igihunyira kiravuga noneho ngera ku rusengero ndimo kubwiriza twari mu cyumba cy'amasengesho ndabwira niwe data we ini rero nifite umutekano udasanzwe uzi ko nge nta muntu wanyu bafite igihunyira kirigwa kivuga ngo ye bati igihunyira kirakungura ndaseka igihunyira kirakungura ubu muhire wabyawe na Kristo n'amaraso ubuzima buhishewe n'ubwa Kristo igihunyira kirankungurira ahubwo uko kivuga umujura akomeje kuza yumva hari abantu ahubwo ni kiyagume kize umutekano kikajya kumva n'uko ngavuga okay ntabwira umugore ni humura hari igihunyira inyuma no ni gute umwana w'Imana utuye Siyoni igihunyira kimuhundu koko niko kivuga ariko abantu ngo igihunyira cyagiye ku nzu bindura kibwira ngo ndindira umutekano peti haleluya undi muntu arambwira ngo iwanjye ngo umucuraguzarirwa diga ndabwira kuki ubabaye ufite umuzamu reka diye usinzire kuki abisiyoni haleluya abisiyoni haleluya haleluya umupfumu nadiye usinzire nta murozi waza hari umupfumu diga ni gute wowe ufite umuntu ukubyinira ufite umuzamu inyuma yawe urirukana abadayimoni mwahuriye sinzira abisiyoni haleluya yay abisiyoni barinze umutekano komeza udiye peti minarara ndasinziriye. Amina. Ariko umurokora wavutse ubwa kabiri wuzuye umwuka uvuga mu ndimi akirirwa yirukana umupfumu ngo ubyina aramaze nabyine abisiyoni ntabwo bababyinira. Haleluya haleluya. Icyama mukamenya abo muri Kristo Yesu muri mutuye Siyoni. Haleluya. Dore n'ubu turi muri Zayoni, turi muri Siyoni. Haleluya. Hari amazina y'ubuhanuzi turi muri Siyoni. Abisiyoni ntabwo hindira igihunyira. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa uhora ugoswe. Ariko umwakano ukishuka reka mbwire biga nkunda gusoma bira nkumvishirwa cyane. Muzi kiriya cyanditswe uvyo gisobanura. Hari umusozi wundi bavuga hejuru witwa Bashani. Bibiliya iravuga ngo ako Bibiliya mujye bisoma muri numva mujye musoma biya muhishurirwa. Iyi Siyoni igoswe n'imisozi ngo ifite utundi tununga
harimo n'umusozi Bashani. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wa mwa misozi mwe murimo na Bashani, kuki mwagize ishyari kuko natoranyije Siyoni? Muzi impamvu yagize ishyari? Siyoni niwo musozi ni gatoya, nta tundi tununga, noneho ikagotwa n'ibindi bisozi binini, birangije birarakara ngo Imana yatoranyije Siyoni kandi ari agasozi gato. Ariko ubuhanuzi bw'Imana bwari ukugira ngo uriya misozi igote Siyoni iyirinde. Haleluya. Ariko uzi ko Siyoni ikigamije kukugira nabi, Imana igihindura ikirinzi cyawe. Haleluya. Abajura, abantu ngo baje umupfumu kubyina iwawe, ashobora kubyina hakaje umujura kumva barabyina agasubirayo. Uwisiyoni natwara umwanya ku bapfumu. Haleluya. Ndababwira ni igihunyira ngo kirankungurira njyewe. Ubu se Kristo ni igihunyira kuko igihunyira ikinyoni kivuga ngo vu kiragukungurira wowe, biraba ngo ubuzima bwawe buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Ariko icyama tukamenya Bibiliya. Haleluya. Haleluya. Abisiyoni ngo hazaba barokotse, ngo kandi abariyo bazababera. Ejo narababwiye ngo ntabwo wakiranuka ubishaka, gukiranuka byemera winjiye Isiyoni. Iyo wagiye Isiyoni ntabwo imbaraga zo gukiranuka zibizawe. Mwigorwa n'ibyaha, mureke twinjiye muri Kristo. Iyo umuntu yagiye muri Kristo ibyaha birahunga. Ariko nta muntu wagiraga ikintu kibi, uko asenga cyane apeti yake ikagenda izinukwa, ukumva urakizinukwa, ukumva uko wegera Imana usenga cya kintu ukakizinukwa. Nta kundi kuntu kukirwanya. Reka nkubwize ukuri kwa Bibiliya, wowe ubwawe ntiwanesha icyaha, wowe ubwawe ntiwatsinda icyaha. Icyaha gitsindwa na Kristo uri muri wowe, kandi yagitsinze kera. Igisigaye ni ukumwizera mukagendana. Haleluya. Hanyuma ngo kuri Edomu ni imisozi ibiri. Imana yabango ariko abari kuri Edomu kubera ko bananiye Abisiraheli, abo bari ku musozi wa Edomu, abo nta kabuza bazicwa n'inkota. Abari ku musozi wa Edomu ntabwo bari bagera ku musozi wa Siyoni. Aba nibadahunga vuba ngo bihane, ku musozi wa Edomu barapfa. Ariko abinjiye Siyoni, haleluya, Haleluya. ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Amina. Abatuye Siyoni, haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Fata mu ukuboko kwawe, vuga uti Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagushimiye. ni wowe Siyoni yanjye, Ni wowe Siyoni yanjye. ndi muri wowe. Ndi muri wowe. Maze kumenya ko Maze kumenya ko abari muri Siyoni, abari muri Siyoni, ab'Isiyoni, ab'Isiyoni, ku musozi Siyoni, umusozi Siyoni, ariho muri Yesu ariho muri Yesu hazaba barokotse. hazaba barokotse. Mwami Yesu, Mwami Yesu, icya kabiri icya kabiri ngo hazababera. ngo hazababera. Icya gatatu Icya gatatu ngo abayakobo aba Yakobo bazasubizwa ibyabo. bazasubizwa ibyabo. Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndi ku musozi Siyoni, ndi ku musozi Siyoni, ndakira kubohoka akira kubohoka mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Ikintu cyose Ikintu cyose cyamboshe cyamboshe ndakimenyesha ko ndakimenyesha ko Isiyoni Isiyoni kidafite ububasha kidafite ububasha bwo kuhinjira. bwo Kuva none kuva none ndakira kubohoka, ndakira kubohoka. kuva none Kuva none ndabohoka ndabohoka.
mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Buri kintu cyose buri kintu cyose kizanye mu buzima bwanjye kitazanwe na data